hasi ni 079. Oya oya nagashaka ati oya ntabwo dushaka ko tuyivugira kuri kamera. Ese umeze gute se? Meze bon. Ese hano turi kumwe n'umutumirwa wacu bakwita ngo iki? Nitwa Nasira. Nasira, amakuru yawe? Ni meza. Urasa neza? Meza. Rero twakubakiriye muri kino kiganiro cyacu kugira ngo nyine tumenye ukuntu wari umeze. Turabona uri umukobwa mwiza wambaye neza. Urakoze cyane. Ubu ngubu rero channel yacu bayita barayizi abafana bacu. Rero ikintu nshaka kukubaza, uracyari umukobwa? Yego ndacyari umukobwa. Okay, uracyari umukobwa cyane. None se nibwo bwa mbere uje kuri kamera ariko ko mbona ufite isoni? Ntago ari ubwa mbere nuko ari wowe uzineshye. Ubwo bivuze ko nsekeje. Ni ukuntu uri kumbaza ngo ndacyari umukobwa. Kandi biragaragara koko. Urabona bigaragara gute? Uracyari inkumi. Cyari umwana. None se ikintu nshaka kukubaza rero, ubana n'ababyeyi se? Yego mbana n'ababyeyi. Okay. Topic rero tugiye kuganira uvuga ngo iyi channel yacu igenda iganiriza abantu bagiye batandukanye, dushyiraho ibiganiro nubwo dutangiye twari twarahagaze. Rero ikiganiro dushaka kudukorera cyangwa nk'ikintu ushaka kubwira abakunzi bacu, nta kintu cyaba cyarakubayeho ukumva kirakubabaje cyane? So kijyanye n'iki? Hari byinshi ariko byaterwa n'icyo ushaka kumenya. Wenda ikijyanye n'ubuzima bwawe cyangwa nyine icyakubayeho nyine ukumva kirakubabaje cyane. Ikintu cyambayeho kikambabaza cyane. Abantu ufite isoni za danje. Okay. Ntacyo? Ni byinshi. Tugisimbuka? Ni byinshi. Ntabwo ari byinshi. Mbwiramo kimwe wenda ndakubwira impamvu bikubajije. So ikintu cyambabaje ni igihe nigeze kuva ku ishuri. Nsanga mukecuru ntawe uri mu rugo. Yagiye kwa muganga. Icyo kintu nzi cyambabaje cyane cyane kuruta ibindi byose. Yari yagiye se kandi? Yagiye kwa muganga arwaye. Ubwo wari ushonje? No, ntabwo nari nshonje kuko mu rugo hari ibyo kurya n'ubundi. Nuko numvaga nshaka kumubona. Wari umukumbuye mbese bitewe n'ukuntu uza mugakina ati uyu muntu ndamukumbuye, ningera mu rugo wenda ufite nk'akantu mugiye kuganiraho murahita mukaganira ugasanga birakubabaje. Nicyo kintu cyambabaje ko akenshi navagayo nkaza nkamusanga. Yego kuba naraje nkamubura rero nicyo kintu cyahise numva nyine icyo kintu kindakaje cyane. Okay, twigeze kuganira umbwira ko atari ubwa mbere ugiye kuri kamera. Waba waragiye ugiye gukora iki kugira ngo abakunzi ba channel yacu babashe kukumenya n'ibyo ukora, ibijyanye n'ibyo wenda kuri kamera wagiye ugiye gukora, wenda ibintu nk'ibyo ngibyo? So nagiye kuri kamera ngiye muri music. Ubwo uri umuhanzi wari ugiye gushubwiraga ngo ntabwo uri umuhanzi, ukora iki? Hajye ubwo ntabwo ndi umuhanzi ariko nkorana nabo. Ubwo sinabyita ngo ikira. Ubwo uri muri timu y'abahanzi muri makeya? Yego. Okay. Turakwishimiye kuri channel yacu. Ariko ikintu cyaba cyiza ni uko wabwira nk'abantu bacu icyo kintu wenda waba ugiye nko gukora kuri kamera buryo n'uri mu ntoki. Ujye ukora ibiraka se? Yego. Ibiraka byo kuzekaza. Ibiraka nyine byo wenda bijyanye no kuri kamera buryo umuntu yagutumira muri filime waza kuyikinamo cyangwa ahubwo guys umuntu ufite ikiraka runaka kijyanye na filime ariko apana ibintu byo kugira nyine ndabyitangukira nyine. By the way umuntu ufite ikiraka cyo kuba akeneye nk'umukozi ukeneye gukina role runaka, yaba ari muri filime yaba ari muri music kubyina, by the way mwambwira. Abakunzi bacu rero ntari bazambwira barandika muri comment
bashyiraho nomero umushaka azajya ahita turashyiraho namba hasi uzajya umushaka nyine tuzahita aguhamagara. so namba turazikwishyira hasi ni 079. Oya ntabwo dushaka ko tuyivugira kuri kamera yenda muri comment cyangwa yandike muri screen sibyo? Okay, nta kibazo. Noneho rero abakunzi bacu rero uyu muntu natwe dushaka kumukinisha muri komedi zacu. Uri tayari? Urabyishimiye? Waba wishimiye kuza muri komedi zacu se? Yego ndabyishimiye. Okay, karibu hano umva niyicano nizere ko abantu bariho bazajya bagusanga bitewe n'ukuntu bazajya baguha n'ibiraka. Murakoze. Rero impamvu nakubajije ngo ni iki kintu cyaba cyarakubabajeho ni ukuntu wambwiye ngo umukecuru ngo wasanze umukecuru wawe nawe uhari yagiye kwa muganga, icyo kintu kitakintera nyine ubwoba. Umva ndavuga ati se umukecuru wawe yaragiye kwa muganga wamubuze byagenze gute, yarwaye iki, wamubonye gute? Ese warwara umutima? Sorry. Yariho. Ngane kabisa ariko aracyariho. Yariho. Ni kaka wawe se uko avukana sinzi ukuntu ibisekuru ntabwo njya mbimenya. Ni mama wa mama wanjye aribyo bitana mu kaka nyine tu. Ubwo ni kaka wawe? Okay. Ndumva ari byiza noneho kuba ariho ariko nyine Imana izamushoboze akomeze gukira byatari. Yego. Nyine ubwo ngubwo urumva ikindi kintu nyine wabona ubu ngubu watubwiye ati akazi ko ukoraho ntabwo wakatubwira ni ukubera iki? Reka ndizane wari wabwiye ngo mbibije ariko nyine abakunzi bacu umva ukuntu yari yatubwiye ngo ntituze kuvuga ngo ikintu akora ngo ntitukimubazeho kandi icyo kintu nshaka kukimenya. Uriba se? Ntabwo niba. Ukora iki rero bivuge? Nkora akazi. Reka nze mukubumubabarize akahe kazi? So biterwa. Ubwo akazi kose uragakora? Akazi kose ndagakora. Havuyemo ako kugambanira igihugu. Nyine havuyemo ako ubugome nawe ushobora kuba utatinyuka kumbwira cyangwa se nawe ubwawe ku giti cyawe. No kwiba. Urabikora? Ntabwo mbikora ibyo. Hano hantu twicaye rero ni kuri hoteli nziza. Hano hirya urabona ko hari abantu bari kurya inkoko, nanjye guha ngo bari kumwe inkoko. Ubu ngubu nyine mu kanya ndagutamo. Urakoze cyane ndabona gakeya.